Urubyiruko rwiga muri kaminuza ya UTAB iherereye mu karere ka Gicumbi rwasobanuriwe amateka yaranze u Rwanda akarugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 muri gahunda yateguwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside CNRG mu rwego rwo kurushaho kwigisha urubyiruko kugira ngo narwo rurusheho kuyamenya neza ndetse no kuyumva. Nyuma y'ibiganiro bahawe, uru rubyiruko rwagaragaje ko barushijeho gusobanukirwa cyane uburyo jenoside yacuzwemo kugeza ubwo ishyirwa mu bikorwa, ndetse bagaragaza ko bizabafasha kurushaho kubisobanurira abandi kugira ngo batazabisubira ukundi. Nkuyemo nuko ibintu byose byagiye biba ni abazungu bagiye bafata kimwe bakakigoreka, twebwe tukabyumva uko babitubwiye aho kugira ngo tugende dushyira mu nyurabwenge zacu. Icyo twakora ni ukubanza tukagerageza kumva neza ibi biganiro, tukagenda tumenya ko byavaga naho byajyaga, ukuri kubiri inyuma, noneho tukagerageza kugenda dufasha abatarabyumva kugira ngo twumve uko situation the true story y'ibi bintu. Cyambere ni uburyo urubyiruko ariyo sosiyete ngari mbarizwamo bakangurirwa kujya bitabira gahunda za leta, kuko ahanini ariho hatangirwa ubutumwa bwo kuba habaho kurwanya umuntu wese wazana igisa n'ingengabitekerezo n'ipfobya rya jenoside. Dukuyemo nk'urubyiruko ni inshingano zacu kandi imbaraga zacu zirakenewe kugira ngo ibyabaye mu Rwanda muri 1994 bitazongera kubaho. Ni inshingano zacu kugira ngo dutangire tugende tubwirize abandi, tubabwire ibyabaye mu Rwanda, tubasobanurire ingaruka mbi byagize ku gihugu cyacu kugira ngo ibyo bintu bitazongera kubaho ukundi. Bizimungu Jean Baptiste, umurezi muri kaminuza ya UTAB, avuga ko ibiganiro bigamije kurushaho gufasha urubyiruko kumva ndetse no kwinjira muri gahunda y'igihugu yo kurwanya jenoside kimwe n'ingengabitekerezo yayo, cyane ko benshi mu banyeshuri bari mu mashuri ubu bari bakiri bato, abandi bo bataravuka ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yakorwaga. Ibi biganiro byatangwaga na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya jenoside byari bigamije guhugurira urubyiruko gahunda z'igihugu zo kurwanya jenoside ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Abona abanyeshuri bacu benshi n'urubyiruko mu gihe cya jenoside bari batoya cyangwa ndetse bamwe bataravuka, rero ni ngombwa ko nabo bamenya amateka ya jenoside kugira ngo barusheho gukumira ingengabitekerezo ya jenoside aho yashobora guturuka aho ariho hose. Ku barezi nabo n'abandi bakozi ni ngombwa ko burya iyi gahunda yo kumenyekanisha ingaruka mbi za jenoside kugira ngo abantu bose bakomeze kugira uruhare mu kwimakaza inyigisho zigamije kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Mu Rwanda rw'ejo, urubyiruko rwasobanuriwe uburyo ubuyobozi bubi aribwo bwagejeje u Rwanda kuri jenoside biturutse kuri politike mbi zihembera urwango n'ivangura. Ubuyobozi bwa kaminuza ya UTAB kandi bukaba bwavuze ko bugiye gukomeza ibi biganiro ndetse bagashyiraho n'ibitabo byinshi mu isomero ryabo bizafasha abanyeshuri bayigamo. Iri somero kandi rikazanifashishwa n'abaturiye iyi kaminuza bose. Ni inkuru ya Remy Ngabonziza mu ijwi rya Bayo Yvette Sandrine.